amarira ariko ntugire ngo nukurira byo kuvugana agahinda yarariraga amarira agashoka twese dutungurwa no kubona umugabo uri marira amarira agashoka kandi umunyarwanda yavuze ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ariko we mu nda ntekereza ko haruzuye birenga kuzura noneho aratoboraza inyuma abagore barimo baramuseka mpageze ndavuga nti se ko muri guseka ati ngwino wumva amakuru y'uyu mugabo urumva rero umugabo yaracitse ururondogoro pe arambwira ati wa mudamu ati ntega amatwi wenda we wanyumva ni ngaho nsobanurira numve arambwira ati jya mfite umugore tumaranye imyaka 12 twasezeranye mu mategeko n'imbere yo kwa padiri ati umugore imyaka mizima twabanyemo ni imyaka 2 nabwo kandi mu mwaka wa nyuma nawo wa kabiri byatangiye kugenda nabi ati urabona ko abagabo twikundiranira imibonano mpuzabitsina ati namukoraho agataka namukoraho agataka ati rimwe na rimwe bikantera umujinya nkabikora atabishaka ako nkabikora bigakunda se nkashwe ngo byarangaga kuganira ku ngorane z'abagabo n'ihohotero bahura naryo ubundi rwose bakaburaho barega n'uwo baregera ariko ngo hari uwatinyutse ajya kuririmba aravuga ati njya ameza ya gatatu ntagenda neza naho ngiye umugore wanjye nanjye wati sinzi uburyo byagenze nanjye ko ati ibyo bintu mu Rwanda ntibyemewe sinzi uburyo byagenze ngiye kwisayidira ku yandi meza nishakiye ya gatatu naho biranga tunaganire ihohoterwa rikorerwa abagabo mu ngo bagaceceka bitwaje ngo abantu bararinganiye reka tunashimira abantu mwese mwakoze subscribe rero Imana ibaha umugisha ni Mama Nana official cyangwa kuri Devosi TV ni Devosi TV yego na Mama Mignoni official na The Blessed TV 7 n'Ingoro TV 7 ahantu turaho ngaho rwose niho twicaye Imana iguha umugisha ko ugiye kudukurikirana kandi ibintu biraza kugenda neza nimba utameze neza reka tukubwire ngo nagahora gahanze ibyo tubona bizashira tubeho mu mahoro Mama Nana nta gihe wigeze ubaho uri kurira wabuze icyerekezo ijoro rikanga guke nta joro ufite amarira yanjye yamenwaga n'amashuka naryamagamo nararize ndongera ndarira amashuka agatota ariko umwami Yesu yarantabaye uyampojeje amarira gitondo cyaje guki gitoye bwarakeye katubwira abantu ngo nta joro ritagira gute nta joro ridake Mama Nana nzamuzana umunsi atubwira amajoro yamubereye maremare uri ijoro ry'umuntu umaze iminsi itaburara atari mu masengero reka nkuririmbire gato hari umuririmbyi witwa Murwanashyaka agira indirimbo nkunda cyane ivuga ngo amajoro yose n'umwijima ariko ibyayo biratandukanye hari ijoro ry'umubabaro hakazirindi ijoro ry'ihumure kandi iyo umubabaro urangiye haza igitondo cyiza cy'ihumure bisobanuye ngo uko byagenda kose habaho amanywa hakabaho n'umwijima kandi umwijima iyo uvuyeho haza umucyo nk'uko habaho izuba hakabaho n'ukwezi mbese padiri niwe wavuze ngo nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka habaho ibihe bibiri hakabaho n'ibihe byiza kandi ibyo byose umwana w'umuntu agomba kubicamo yego Mama Nana twari tugize ngo tubwire abantu bihangana ariko hari umugabo ufite ijoro hari abagabo bafite ijoro hari inkuru nakumva nyowe na Mama Mignoni amuyicumbikira aho ngaho ngo ni iminota muzayigarukamo ariko reka tuyivuge niwe wari wanayizanye yego bite rero kandi nubwo wayivuze icyo kibazo ntabwo kiri ku mugabo umwe ntabwo kiri ku mugabo umwe n'abagabo benshi batandukanye ni abagabo benshi bagiye batandukanye ariko ubundi byatangiye bite
by'uwo mugabo se cyo kuri ribu yawatinge ku meza ya gatatu urumva nakuviriye mu rugo nigira kuri ribu ko nakundaga kujyayo nyine nari nkiba mu buyobozi mu nzego z'ibanze urumva igihe abagore babaga barwanye n'abagabo urumva nahamenyeye byinshi nkajyayo rero kwitaba no gusobanura uko byagenze icyantunguye mpageze masanga umugabo arimo ararira amarira ariko ntugire ngo ni ukurira byo kuvugana agahinda yarariraga amarira agashoka twese dutungurwa no kubona umugabo urimo arira amarira agashoka kandi umunyarwanda yavuze ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ariko we mu nda ntekereza ko haruzuye birenga kuzura noneho aratobora inyuma abagore barimo baramuseka mpageze ndavuga nti se ko muri guseka ati ngwino wumve amakuru y'uyu mugabo urumva rero umugabo yaracitse ururondogoro pe arambwira ati wa mudamu ati ntega amatwi wenda we wanyumva ni ngaho nsobanurira numve arambwira ati jyewe mfite umugore tumaranye imyaka 12 twasezeranye mu mategeko n'imbere yo kwa padiri ati umugore imyaka mizima twabanyemo ni imyaka 2 nabwo kandi mu mwaka wa nyuma nawo wa kabiri byatangiye kugenda nabi ati urabona ko abagabo twikundiranira imibonano mpuzabitsina ati namukoraho agataka namukoraho agataka ati rimwe na rimwe bikantera umujinya nkabikora atabishaka ako nkabikora bigakunda se nkashwe ngo byarangaga ati mbese nuko yabivugaga ati nkabyiga ati nkabona nyine ndarangije ariko by'abagabo kubura uko ngira ati none igihe cyaje kugera ati nta hantu harifunga burundu ati harifunga haraziba hafungishijwe ni simbizi ngo niba ari abarozi b'iwabo nawe arakubwira akaguha ati kugeza ubu ntitubizi ko twarivuje ati namutanzeho ibintu byinshi cyane mujyana kwa muganga biranga atageze ubwo ayoboka ibinyarwanda atageze mu binyarwanda bavuga yuko nibaramuka bamuhaye imiti ituma hazibuka izamwica agapfa arangije umugore abwira ati kugira ngo muzamuhe bimwica apfe ni mu mwihorere yibanire n'ubwo burwayi bwe gutyo ati umugore sinigeze mwirukana ati twakomeje kubana atari nkamwe nk'abantu muzi ubwenge nabaga nagiye mu kazi ati nkageze igihe nyine umubiri ugashaka ibyawe ati nzajyaho ubwanjye kumwisabira ahubwo nti rero ati ubwo bari bamaranye imyaka 5 urumva 2 babanyemo ni 3 urumva 3 ko ntako ntari nagize ati imyaka 5 ishize ndamwegera nari mvuye mu kazi navuga ngo rero madamu wanjye mu by'ukuri mfite ibibazo bimeze gutya na gutya amutekereza ukuntu umubiri umurya ukuntu yumva ababara no mu ruhago afite ubwoba ko ashobora kurwara za ndwara z'abagabo badakora imibonano bita prostate umugabo utayikora arwariye arisika buri gihe kurwara iriya ndwara bita prostate kubyimba ubugabo ati none nyemerera nishakira undi mugore hanyuma nawe inshingano zawe nzakomeza nzubahirize umugore ngo barasaza ati oya nibishoboka nige mugore wawe ntuzanshakana undi mugore ndakurahiye ati mbonye arakaye ndamwihorera mfata ingamba zo kuzajya mbikora nihishe gushaka umugore nkabyihorera ariko nkashaka uko nigenza nkanabyara ko nta mwana twagiraga umugore yarwaye batarabyara nta bataragirana umwana ati nkanabyara cyane ko nta n'umwana twagiraga umuntu wabaroze yabaroze bose nuko umugabo atangira kujya gushaka uko yigenza rero ati nagiyeyo rimwe birakunda ati niba ati ntekereza ko ari umugore wabikoze ati nongeye gusubirayo inshuro ya 2 kuko nageze mu rugo ndamubwira ngo kwiyumanganya birananiye umugore wanjye ati hari ukuntu nigenjeje umugore ngo ararakara kuvuga aramutuka ariko urumva nyine atarabuze aho ngaho aramutuka arangije avuga ngo ni ubwa mbere n'ubwa nyuma ugiye ati kuva icyo gihe kugera uyu munsi nta hantu ushaka kujya ngo bikeguke kera narinje kuregera ribu ngo jyewe idutandukanye bamu uburenganzira bwo kwishakira undi mugore ngo namubwiye ntese icyo kibazo cyawe rwose kirumvikana ariko ribu ntago ari itandukanye abashakanye ahubwo wowe genda ugana inkiko kuko ikibazo cyawe kirumvikana kuko mu mategeko mu mabwiriza avuga yuko iyo umwe mu bashakanye agize impamvu ituma bitagenda neza mu buriri
afite uburenganzira bwo gusaba ku divorce meza ya gatatu iyo bitagenze neza kuri umwe bakundana se umwakishakira impamvu yo kugira ngo agere. reka nkubwire ubushakashatsi nakoze ntazagire ukubeshya ntabwo wakundana n'umuntu mutahuje imibiri. Ni mushiki wawe se ni nyogosenge se ni nyoko wanyu ni mupfaniki se hari abakundana bakiberaho nka Adamu na Eva. urabeshya icyo wakishe ntibishoboka. ngaho tubwire Ribu rero yo yaje kumwumva cyangwa nta bantu yasanze kuri Ribu. umwe mu bagenzacyaha yaraje atega amatwi ikirego cye nk'uko nabimugiriyemo inama aramubwira ati rero twebwe nta kindi kintu twagufasha twebwe ikintu twagufasha tukurinda kugirana amakimbirane nawe buri gihe genda wegere inkiko ugana inkiko ariko nkubwire ngo umugabo yahuye n'ihohoterwa yarariraga bya bindi bikomeye. hari n'undi nababwiye mu kiganiro nagiranye na mama Minyoni cy'ukuntu umugore yamucaga inyuma bikarangira umugabo yongeye akamukosha bikarangira amugurishanyije imitungo bikarangira amufungishije bikarangira uyu munsi aho umugabo yafunguriwe acumbitse nk'abandi bose. harya byagenze gute? ni inkuru ndende. byatangiye gute rero? ukuntu byatangiye urumva umugabo yari afite umugore umugabo akaba afite akabari gakomeye rwose muri uyu mujyi wa Kigali afite akabari gakomeye n'umugore ameze neza bakorana bimeze neza haza kuza inkonkobotsi y'umugabo nayo isa n'iyataye urugo rwayo iraza ikunda wa mugore akunda umugore w'abandi bakajya bigera mu byabo bigeze ubwo noneho babishyira no ku mugaragaro ku karubanda ku buryo n'abantu bose bari bavuga bati yewe kanaka yinjiye urugo rw'abandi. umugabo bikamubabaza ageze igihe arabimenyera arabyakira yaza yasanga bicaye no mu rugo barimo binywera byeri agatambuka akabihora akigira mu bye ariko umugabo bikamubabaza urabyumva. umunsi umwe rero afata umwanzuro urumva abikoze yabigambiriye ahamagara wa mugabo aramubwira ati ko ngushaka wasanga ku kabari tukavugana. arahamusanga amugurira byeri baranywa aragira aramubwira ati ikintu nari nguhamagariye dore ubucuruzi bwanjye burimo buragenda nabi kandi urabizi turi inshuti aho uzi ko dusangiye n'umugore ati wangurije 600 ko nyuma y'uku kwezi nzayagusubiza. amafaranga arayamuhaye 600. wa mugabo batwariye umugore niwe waje kuguza umwinjira. yego wa mwinjira agurije umugabo nyir'urugo 600. bibayaho ukwezi kurashira birarashira tatarashira umugabo aza kumutera ku kabari ariko se kwambwe kuzanyishyura nyuma y'ukwezi amezi akaba bayane kutanyishyura. yaricaye mu bandi bagabo bose bazi ibyabo atabwira abagabo ariko mwatiriro mwabagabo mwe mbabwiza ukuri uyu mugabo yarambabaje ambabaza mu buryo bukomeye asuzuguza umugore nishakiye antwarira umugore andongorera umugore akamusanga n'iwanjye akamurongorera iwanjye mbona nta bundi buryo nakora kuko uyu mugore mwese murabizi naramukoye. yasangaga umugabo ahari nawe akamurongora ahari? oya yasangaga umugabo ahari baricaraga bakinywera inzoga agataha. ati rero nta bundi buryo nakoresheje byabaye ngombwa ko muguzi 600. ati rero ibyo 600 nta kindi ni inkwano y'umugore wanjye yirirwa arongora asohokana uko abishaka byose harimo na roje amashuka yanjye babojeje birirwa baca bayasiribaniraho. ati nicyo cyabiteye. umugabo ashaka kwisaza ati have ati abandi bagabo bati none se koko arabeshya ntago umurongorera umugore ntago usanga mu rugo rwe kenshi. ati icyo ngicyo cyo atambabarire. ati nuko rero igihe wamurongoreye cyose iyo ni inkwano. akumva yarababaye. umugore urumva ntibyamushimishije ibyo umugabo wakoze nibwo yahise ashaka nako ntiyashatse yabigezeho abaramugambaniye bamufatana akajerekani kakanyanga kandi ari umugore wakazanye. nuwuhe muntu wagambaniye? umugore yagambaniye umugabo we nyirizina. yagambaniye umugore we nyirizina? umugore yagambaniye umugabo we wa undi babana pana uwo mwinjira kuko yarababajwe nuko yahaye uwo mugabo yamuhaye 600 ntabimwishyura. hanyuma agenda azana akajerekani kakanyanga gatereka mu cyumba arangije amagara polisi. polisi zaraje ziramutwara iyo bagufatanye ikizibiti baragukatira
abaramufungishije baragiye bamukatira imyaka 7 umugore ntibyaciriye aho n'imitungo y'umugabo yarayigurishije yose abana barabungera bajya za Kigali harimo abakobwa baragenda babaho nabi ariko burya Imana izarengera umuntu abana bagerageza kwibeshaho ushinze akabari kakamutunga nuko ariko ikintu niyo mpamvu mvuga ngo uyu ukoze ikibi ugisanga imbere wa mugore n'ubundi ntibyamuhiriye ubu nawe arimo arakodesha kandi yari yaragurishije imitungo y'umugabo umugabo yaje gufungurwa igifungo cye kirangiye yabanaga asanga umugore abana na umugore yaragurishije we wa mugabo nawe urumva imitungo isa nirangiye basa n'abatandukanye ariko biza kurangira n'ubundi uwo mugabo apfuye arapfa nyine amaze gupfa umugore asigara urumva umugabo yari afunze asigara na wa mugabo arapfa Mama Nana tujye mu tuntu n'utundi rero kuko ibyo tuvuze ni breaking abantu babimenye ko bibaho nabo bibaho baravuze ati sha wowe ntago bizi tugiye kujya mu tuntu n'utundi duhere ku nkuru ya mbere se koko birakwiriye nimba koko umugore wawe afite ikibazo cyangwa umugabo akaba afite ikibazo ni ngombwa ngo umwaziri kundi kuri iyo ngingo kandi wowe nk'inararibonye wavuze ati icyo kintu nicyo gihuza umugabo n'umugore umugabo watati rero nge nubwo utabyara nubwo ufite ikibazo wenda cy'uburemba cyangwa wa mugore we nubwo ufite ikindi kibazo ariko nge ndikumva najya hanze ni ngombwa ngo umugabo aziri ku mugore cyangwa umugore aziri ku uwo mugabo ntabwo ari ngombwa wundi iyo mukundana bya nyabyo nicyo urukundo rusobanura nge akaba ari inshingano ntabasha gusohoza ndaguha uburenganzira ntabwo wank'urugero nawe akemera gusangira inyanya n'iyo none se igihe wowe udashoboye muha uburenganzira yikorera ibyo ashaka cyane ko wamuhaga amasezerano amubwira ati ntabwo nzaguta nzakomezanya nawe ku mugore ko ugenda abona ko ari ubutindi yagize nta bwumvikane bwabayeho kandi burya n'itegeko rirabivuga no mu mategeko niyo ugiye gusezerana bakabona wowe wa mugore we hari inshingano ayo meza ya gatatu utabasha kuyasohoza divorce iremewe rwose barayiguha byihuse kandi mu rusengero barahira ati no mu bibi n'ibyiza tuza mu rusengero simbivuga ndi kuvuga ibya leta ariko mu rusengero barakubwira bati yaba arwaye yaba ari muzima yaba abyaye yaba atabyaye tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse akatujyana hehe mw'ijuru urumva ko mu rusengero baraboha ariko muri leta ntibaboha bivuze ngo rero niba umugabo yarananiwe kwihangana cyane urwo rusengero ashobora kuba atararujyagamo kuko uko yatuganirizaga numvaga iby'Imana biri na kure ye avugaga nk'ubu Imana yampoye iki ko yaremye ibintu byiza ikarema ibintu biryoshye kubera iki ngewe yabinyimye ukumva n'urwo rubanza afite umugore yarahemutse niba atarashoboye koko yaragize ibyago akarwara kandi akabona niba ajya kumuvuza azapfa agomba kuvuga ati rero umugabo wanjye genda mugaye birarangiye go ahead uzanyibuke kuzajya wibuka yuko ndi uwo mu buto bwawe aho yarahemutse kimwe n'umugabo nawe uziri ku mugore example utashye mu rugo usanze utabyara urabizi neza wa mugore we ko utabyara niyo mpamvu akenshi ngaruka ku bagore urabizi neza ko utabyara uramubohera iki uzi gupfa utabyaye uzi umuntu ugutuka ngo ugapfa utabyaye none se mama Mignone aho ngaho Imana niyizibura inda zibyara ariko turi kujya inama aho ngaho uhamagara mama Mignone uri kuganira na mama Nana mama Nana mama Mignone ujye undeba mu maso uvuge mama Nana mama Mignone umuvuge muri kumwe mama Nana koko sibyo wenda Imana ntabwo twayishyira ku ruhande iri mu byacu twe turi kujya inama kwa kundi hari n'abatazi kwizera ngo ni iki ngo babya ariko umuntu wese byabayeho yakire kubyara mu izina rya Yesu twikomereza inama noneho wari uri kuvuga ngo wa mugore we kuzi kutabyara wahaye go ahead umugabo akibyarira nawe wa mugabo we kubizi kutabyara ko mwagiye kwa muganga mwese mugasanga mutabyara wamuretse akibyarira izo ngero zose ndazifite mfite abantu b'inshuti zanjye nabo
umugore ageze mu myaka 40 yaracuze n'inkanjya ntiyigeze abyara kwari wa 63 merutse kubona yabyaye uwo ni nka Sara ariko biba hakeye ubwo abo ngabo uwo ni murumuna wa Sara abagiye kwizera bigiye kubabaho nzi ubwo uwo mugabo yegera umugore waramubwira ati rero nkeneye umwana dore imyaka ugezemo ugeze muri menopause ntukibyaye reka basi ngende nishakira akana kamwe umugore aramwangira umugore amwangiye umugabo ati po n'ubundi nzabikora nihishe aragenda yishakira umukobwa ukiri mutoya w'umufiyemeri wabyayeho rimwe amutera ni n'umuhanga yagiye ahantu babyaye ati ntazayobera ahandi cyangwa bakampungurira yigira ku mufiyemeri ufite umwana umwe babyumvikana amubwiza ukuri kose amubwira ikimuzanye amwe ati nubwo nshigushakaho umwana ntabwo nzagutunga nk'umugore wanjye nzagufasha nk'umuntu twabyaranye ariko ntabwo nzagutunga kuko mfite umugore kandi nkunda umufiyemeri arabyemera umva yari umuntu wikeneye aravuga ati nzayiprofitiramo ningira amahirwe nkabyara azita ku mwana we nanjye mbyungukiremo aba arahabyaye umugore ntarabimenya bibaho umugabo ageze igihe abona kubihisha bidashoboka aravuga ati kaba mbaya ngiye kumubwira ko nabyaye umwana ati kuko ati impamvu igihe nagombaga kubimubwira hari ukuntu umwana yarwaraga akarwara ari nka nijoro kandi aramubwira ati ntukampamagare nijoro natashye ntazateza ibibazo mu rugo rero ngo igihe kimwe umwana ararwara araremba ari nijoro atinya kumuhamagara kandi nta mafaranga afite yo kumujyana kwa muganga aravuga ati nina namujyana kwa muganga sindi bubone uko muhamagara ngo aze yishyure imiti kwa muganga cyangwa se yishyure ibitaro abimenya mu gitondo hakeye ubwo mu gitondo nibwo avuze ati ubwo bukeye reka ngende njye kwa muganga ndi bumusunikire message ari buyibone umugabo agiye kwa muganga asanga umwana we koko ararembye nibwo yese afata umwanzuro avuga ati ejo umwana wanjye Imana yanyihereye atazanapfa ngo nuko nabujije umuntu kumpamagara nijoro ngomba kubibwira umugore wanjye akamenya ko mfite umwana kandi ngomba kumwitaho uko byagenda kose ageze ku mugore abimukojeje umugore amusazi ararakara ati kubera iki ukoze ibi ngibi umugabo aramwihorera acisha make hakubwo umugore yari yizeye nka Sara ko nawe buri azabyara ako bigeze bakomeje guserera umugabo ngo atuzi n'ikindi ntako ntari nagize ubu nsanze umugore wanjye wambyariye njye kubana nawe kuko urananiye ariko yaramukangaga umugore abarasaza umugore yumvise ko hajemwo kumusiga abona gucisha make ashyira agapira hasi nagize ngo yakomeje gutera oya ese ashyira agapira hasi acisha make aravuga ati rwose ndabiretse ariko rwose nanjye ntuzansige ubwo rero hari ukuntu abagabo bakorerwa ihohoterwa muri ubwo buryo noneho n'ikindi ibyo wenda byo kubyara gushaka abandi bagore tubireke uzi ko bakorerwa ihohoterwa no ku mitungo yabo nk'uwo nguwo wafungishijwe yakorewe ihohoterwa ku matungo abagabo benshi hari abari muri gereza barengana noneho hari n'umugabo ukorera amafaranga akayakorera kweri ariko ntabe yagira uburenganzira bwo gukuramo n'ibihumbi 10 ngo ahereze umuvandimwe we ntabe yagira uburenganzira bwo gukuramo minerivare y'ibihumbi 100 bya murumuna we ku ishuri kandi ariwe wayakoreye amanana aho urukundo ruracyaba ariko umugabo wakwihanganira muri iki gihe nawe ni bakeya barahari kamubuza gufasha bene wabo cyangwa nyina basigaye bigende mboneraho kubwira abagore badukurikiye bagabanye kujya mu bapfumu kuko ibyo byose babikoreshwa n'abapfumu kandi abagore bamwe na bamwe n'abakobwa benshi hamwe bo abapfumu mwana habwo icyubahiro ko ntigeze njya mu bapfumu ntazanajyayo n'umwana wanjye ntazajyeyo kuko nta kiza cy'abapfumu iyo heritage ni yaba ku mwana wawe utaragiye ntibizabeho kuko abagore benshi n'ubwo buryo babayeho kugira ngo bunguke ikirere kugira ngo nyine bagire abagabo ihwine najya avuga ndiyo bwana yego mugore wanjye sheri ubwo rero igituma abagabo bumvira abagore gutyo si uko babuze ubwenge ahubwo nuko babuteshejwe barabuteshejwe babagize ibigoryi mu mitwe yabo urumva
ni gute umugabo yafata umugore yagiye gusambana akamufata rimwe akamufata kabiri akamubona nk'ibisanzwe. ko hari abagabo baba bafite kwihangana Ni bakeya ariko ntiyabura n'urushya kunyuzamo basi akakubwira ati ntuzongere kunca inyuma. Akundi akabibona rwose akabibona nk'ibisanzwe akabona ko umugore ari usangiwe. Ibyo byose bituruka ku byatsi babaha. Ukajya ku murozi ukagiye kuguha ibizatuma umugabo akumvira ahubwo akaguha ibituma yiciraho. Ati nkondo ukabona agenda asinzira ahagaze yaba yicaye mu bandi reka da. Ese runaka kutavuga she ni ukubera iki? Ni abagore kandi bagirwa inama n'abandi bagore. Umugore mubi atahise yegeza avuga akantu mbanza no kumurakara ariko naje gusanga ari byo. Abagore bibana ntibanyumve nabi. Umugore iyo yibana akabona umugore mugenzi we wubatse akora ishoboka byose kugira ngo nawe yibane nkawe. Ko ni bamwe na bamwe hari abantu baba ni bamwe na bamwe ariko abenshi la majority usanga arakugira inama nk'ubwo muri kumwe tewe reka nihute njye guteka umugabo atantonganye ngo ariko nawe ye ese ubundi atashye akajya iby'umukozi yabiki ugasanga kabiri na rimwe neza arakwanduje imico ubaye nkawe rimwe na rimwe urugo rugasenyuka kubera ko mu gitondo mwahura umugabo yagutonganyije ukabimubwira ati ngwino nkwereka ahantu uzajya uzarebe ko yongera kuvuga. Kuko rimwe na rimwe burya umugore wibana iyo agize inshuti n'umugore ufite umugabo birangira nawe wundi ufite umugabo arushenye atangiye gusagiye ko nibana sindiho maze ndanigenga jewe ndatahira igihe nshakira ndihahira ndiyambika hari icyo ubona abana banjye babaye ubona nsa nabi ngaho ndebera nk'ubwo ikirori cyari kiryoshye ngo uratashye ugiye guteka bigatuma wa mugore araruka mu rugo byagatangira kwiyenza ku mugabo ugasanga urugo agize gute ugasanga urugo ararushenye ugasanga urugo rurasenyutse kubera ya nama. Abagore bakorerwa ihohoterwa mu buryo bwinshi. Abagabo bakorerwa ihohoterwa pe nta hari bujye kurega. Naho umugabo utaha bakamwima ku meza ya gatatu rero ubu ni wo wa wundi nta bushobozi ngo niyahashye ngo se wowe uri umugabo hari gerega mana nabyanga akabyanga gute wenda kubera ko utamuguriye igitenge nka cya kigare nyine ubwo utanguriye igitenge tinanye nta kintu wazumbaza. Abo bagore rwose mbona abo bagore bose numva nabagira inama yo kureka ibyo bintu bakisubiraho bakita ku bagabo kuko nicyo cyabazanye na Bibiliya irabivuga ngo ntimukimane ngo keretse mwasenze. Ntusoma Bibiliya wowe nimukimane keretse mwasenze ngo kuko umubiri w'umugabo utwarwa n'uw'umugore n'uw'umugore ugatwarwa n'umugabo. Bose baba bakeneranye. Ufite si ibyawe ni iby'umugabo nawe wa mugabo ibyo ufite si ibyawe ni iby'umugore. Arcyo akandi gakeregeshwa tugane ku musozo utange nomero ya telefone wowe na mama Mignone abantu bajye babashaka mu baganirize ibintu bibe sawa. Nagakeregeshwa niko tugeze. Nagakeregeshwa nta kindi nuko abagore umugore mwiza nkuko twabivuze mu kiganiro natanze ubushize umugore mwiza nusenga Imana wahura n'ikigeragezo ugasenga Imana. Amen. Umugabo wabona atangiye kugenda ukundi hari ukuntu usengera umugabo aryamye hahandi umutanze gukanguka agisinziriye ukamusengerera ukanamuramburaho ibiganza ariko apana kumukora kajuma turuwanye nawe kumukoraho akakuvumbukana ukamurambura ibiganza hejuru ukavuga uti Imana uyu mugabo niwe wamumaye ndamukweretse mushyize mu maboko yawe amaraso yawe amubonekeho amaraso yawe agendane nawe amaso atamureba ntakamurebe abagore batarabe ntibakamurebe mu izina rya Yesu ukamusengera kandi iryo sengesho
ugahamanya n'Imana yuko Imana iryumvise. Izo ni inzaratsi zirenze izindi Izo ni inzaratsi ziruta izindi nzaratsi zose zibaho. ko n'abagabo nabo bakwiye gusenga. N'abagabo bakwiye gusenga. Nk'uyu mugabo mwahuriye kuri RIB iyo asenga inda ntiyari kuzibuka n'ameza ya gatatu bikabasaba. Inama nabagira bose ni ugusenga, aho umugabo ni ugusenga, aho umugore ni ugusenga, kandi akirinda inama mbi. Reka tugushimire Mama Nana. Yego urakoze cyane. Tanga nomero ya telefone twiganire ku musozo. 0788266654 kandi mukaduhundagazaho subscribe, comment, like na share. Icyo tumvise aho wumva wabaza kariho muri comment turagusubiza. Oya muri comment bajye babyandika tuzajya tubiheraho, niyo mpamvu tuvuga nk'abantu bakomeje nyine. Aya ni ama episode abakomeje. Umuntu wese ushaka kugurira Mama Nana fanta dora bayafuse baba yikubise ka Coca-Cola bazaga amafaranga tujye twamamaza Coca-Cola. Mujye mubikora, Imana ibahe umugisha. Amena.